Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza, Yesu ashimwe cyane. Muri aka kanya rero nje kubigisha isomo ryitwa detox. Detox ni icyo kunywa cyiza cyane, kiva mu bintu bitangaje bidahenze, mu bintu rwose bidahenze rwose habe na gatoya, ibintu muba mufite mu ngo zanyu buri munsi ariko mutazi ngo wabikoresha gute. Iyo detox, ubwoko bwa detox ni bwinshi, ariko muri aka kanya ngiye kubanza mbigishe detox of ginger lemon shoot. Ginger lemon detox ibigizwe na ingredients 3, ntabwo ari nyinshi. Tuba dufite amazi, aho uri hose amazi ntiwayabura, wanajya no kuvoma kuri kano cyangwa kuri robine ukayazana ukayateka n'inkwi, kandi murateka mwese nta muntu uba adateka, ukayahoza, warangiza ukagura ginger cyangwa se tangawizi, murayibona tangawizi ngiyi, ugafata indimu n'aya mazi, ufashe makeya yo kwigiraho, cyane ko ngewe nimara kuyigisha ndahita ndayanywa adakonje. Ushatse wowe detox yawe wayikonjesha, cyangwa se ukayikora ugashyiramo ice cyangwa barafu. Ndagusaba rero kandi wowe mushya kuri iyi channel kunkorera subscribe, like and comment. Iyo ukoze subscribe uba wiyandikishije kuri channel yanjye, hanyuma warangiza ukazajya ubona video zanjye mbere y'abandi bose. Twagiye rero. Mbere yuko ntangira kuyikora, reka mbanze mbabwire akamaro ka lemon. Detox of lemon and garlic, and ginger. Akamaro kayo ni akahe? Akamaro k'iyi detox ni keza, ni umuti. Cyambere cyo ni umuti w'ibintu byinshi, ivura indwara zirenga 5,000, izo tuzi n'izo tutazi. Reka mbabwire rero kimwe mu byo tuzi. Iyi detox ngiye kubigisha, mbere na mbere ivana ibinure mu mubiri, irabigabanya pe, igenda ibitwika ikabivanamo. Ikindi, iyi detox ibamo vitamine C. Hanyuma kandi tuzi ko vitamine C ivura ibicurane, ivura ibintu bijyanye n'imyanya y'ubuhumekero. Abaganga barabyumva, baramfasha. Ukoresheje na detox ku bantu bajya bagira ikibazo cya crise ya covid cyangwa se coronavirus, mwakwitabaza detox, nayo yajya ibafasha, ikabafasha no mu myanya y'ubuhumekero. Ikindi, detox itwara inda. Abantu bafite inda nini, abantu mufite ikibazo cy'inda nini, mujye mwibanda kuri detox. Uyinywe mu minsi utarambirwa, ukayinywa mu gitondo ukibyuka, ukayikora ukayinywa, indimu imwe n'agatangawizi kamwe se biragoye? Ntabwo bigoye. Ikindi, detox, iyi detox ngiye kubigisha ifasha igogora. Ba bantu bakunda kurya inyotse, bakunda kurya ibintu biri dry cyangwa se ibintu bikomeye, hanyuma mwamara kubifungura ugasanga byatinze kukuva mu nda cyangwa indi ikabyimba, icyo gihe uhita ukora ka detox. Detox lemon and ginger, hanyuma ukanywa akarahure rwose pe, mu kanya nk'ako guhumbya ntumenye uko bigenze, uhita utubanuka, cyangwa se igogora rihita rigenda neza rwose. Hanyuma ivura n'amavunane. Iyo unyweye detox wari ufite amavunane aragenda. Ikindi cyiza cyane cya detox, ituma uruhu rwawe rusa neza. Abantu bakunda gukoresha detox bagira uruhu rwiza, rusa neza, runyerera, ukagira ngo ni agahinja, kandi yenda ari umukecuru ungana nanjye.
hanyuma detox izibura imitsi. Abantu bagira ikibazo cy'imitsi yazibye mujye mukoresha detox 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nijoro. Yenda ubaze kurya ikagufasha muri bya bintu byose tuvuze, ikazibura imitsi, ikagufasha mu igogora ugiye kuryama nyine mu gihe uryamye. Yes, waba urwaye n'inkorora irakira. Detox ivura n'inkorora. Yes, ushobora gukoresha detox cyangwa ugaha umwana akayiko ka detox kuko si byiza kumuha nyinshi nanone, hanyuma bikagufasha umwana ukabona arakize. Ushobora gukira inkorora utiriwe ujya kwa muganga, gutonda umurongo n'ibindi. Ngako rero akamaro ka detox ni kamaro gakeya mvuze ka detox, ariko nawe ushobora kwirwanaho ukisacingira izindi impotence zawe. Hanyuma ubu rero ngiye kwereka uko ikorwa. Reka nambare ga. Twagiye, ndabanza gukata indimu. Hanyuma ntabwo ushaka kugira ngo ndashyira akayunguruzo hejuru y'ibyaga, noneho njye nkamuriramo lemon cyangwa se nkamure lemon ukwayo. Iyo uyikamuje kano kantu rero iranayiyungurura, ntabwo hajyamo imbuto. Akayiko karikamura neza. Yes, ndahita nshyira wa mutobe w'indimu mu mazi. Byanshimisha cyane ashyizemo n'izi ndimu nazogeje. Yes, hanyuma ngiye gukurikizaho gusya cyangwa se kurapa iyi ginger. Uramutse udafite rape, ufata icyuma ukayirapa, ukayisekura mu isekuru cyangwa se ukayicopinga. Yes, lemon nazo acopinze ndazishyiramo. Ubishatse wazifata ukazibrandinga cyangwa se ukazisya. Warangiza wamara kuzisya, ugashyira mu ijage irimo amazi yawe wateguye atetse, cyangwa se waguze ya jibu cyangwa se wo minerali yindi. Ngiye nkoresha jibu, ariko ntunyishinge, ushatse wayateka byaba ari nabyo byiza kuko ubuze uko wayisukuriye nyine. Yes, hanyuma nta kindi kintu ushyiramo, nta sukari, nta buki, nta wati. Urekeraho ugatereka, ukaza kuyungurura nka nyuma y'isaha byivanze yanakoze, detox yawe ukayinywa. Isaha irarangiye, ngiye kunywa kuri detox yanjye. Nababwiye ko detox ari umuti w'indwara nyinshi nyinshi nyinshi. Akayunguruzo k'ijyaga yanjye karantengushye. Ngiyo detox, ngiyi rero detox itagira uko isa. Yes,
hanyuma ugahita ufata. Ubu tugiye gutesitinga, ndababwira ukuntu imeze. Yewe irimo agahumuro keza, irimo agahumuro ka tangawizi, irimo agahumuro k'indimu, amazi araryoshye, kandi ni n'umuti. Ubwo rero nta yindi ntumwa, mujye mukoresha detox igihe ufite ibibazo bitandukanye, ariko byaba byiza unayimenyereje. Byaba byiza ukunze gukoresha detox guhera ku myaka 40 kuzamura, kuko abantu b'iyo myaka bakunda kugira ibibazo byinshi. Ngizo za rubagimpande zidashira iki. Iyo ukoresha detox iragufasha muri utwo duparazite twose uba ufite. Murakoze rero, turi kumwe, tuzahura ubutaha. Ciao ciao.